Nakwitabye. Icazwa kangaha. Nkabiri kangaha ubundi nyitabishije. Wajya ngo nawe ikiyoni mu rugo rukwirirwa vuga nta mwanga utanesha umutwe n'umwe. Nagiye koza byombi. Nk'ibi bisatsi wabaye inyagarusotsi ubundi kuki utajya wiyogoshesha? Naje ariko nabo umwami mbabona yogoshesha. Niyo gahunda nari mfite. Umva ubu ndagikana yanjye ndajya kumenyesha aka kanya yuko ngiye kukwirukana. Ngiye kukwirukana aka kanya. Komanda nshatse muri no misisigaye byose. Sister Nazarama ariko ibyo biramureba. Bajya koga mu kanya wawe. Ibintu byose kaba kanegetse kanegeka nje se kazi ko akareka ajya mufasha. Ajya amenye ibyanjye n'akazi kuninda. Ako nani inukuzindukira kuri chat nkana kandi kazi ugomba gukora hangaha muri rugo bisubo byango nikorere ariko wa mukobwa wibonye ese ko bana usigaye ukikira amasimiri kwiri usigaye ninyarira so wasanga naye muri Rwanda kare babadi ndeka yewe nigire chat idahanga byose ako mana bisigaye bera muri rugo ubu deba bibi haba amaze kubita ushinzwe cyane gahara nk'ibintu babariye nushaka kubyandira mu bijyana umumaro w'abantu bo muri rugo bose n'ukurya gusa nta kandi karimo ubundi mukajya kuri chat mukagarama bihonga nkaho ibyo birakureba wese kuki ubutandikoze ni gute wumva yuko ninjye wabikora ubundi aryumva ako wajimenya yuko umwana hano mugo nabi umwana uri kuba kuramukira kuri chat sijya kujya muri sina nta n'ikintu nanafashe ntabwo otetse icyayi basi nkagenda nanamwiye hakuzi ko ngize umuboyi ngiye kujya kwegera banani naciye n'icyogesha aho chat ariko mana ngibera byose kuba muri ubu rugo no kuba mu kuzimu ndaza kuri batamu wazaragiye mu kuzimu nimba ariho bashingiye aho ubundi naje Kadogo ari he mama gaye ngenza hari ndamuragira ako bwo muri kumbira none hangaye kwa kujya koga mbabarira ndajya koga uranye ako kujya koga mbabarira ako kujya koga mbabariye icyo bifite ahangaha runaka ndafite ngo jya koga vuba itana nayo masahani ugende vuba ujye koga rero ngiye kukuba ariko nawe umunsi umwe nabonye nawe wicaye n'imbere ntabwo tuzakira ntabwo ujya koga dore ko koga byose mwigize inshinzi nta n'ubwo banakira genda ujya koga ntukabunze umwanda muri uru rugo umva kandi ubwirire Kadogo ahita aza ahangaha mubwire ese ubundi aba naganira ibikira Kadogo Kado Karame banguka senyine ubundi urindungwaho ugenda guhamagare warurihe Ndimo ndazi byombi. wogeje ibyombo birabyombo bya biri muri salon jori abyuka nuka ngo sinyoza ngo sinkirwa nsakuriza ngo nirwa chat warurihe Ndimo ndazi byombi ariko nawe ko nabyo umva genda ari kugushaka kandi menye ko yari yivuye nagufatira kujye birakumva cyane genda nyine wumva ibyakuruka simbizi genda muvugane nakwitabye. Icazwa kangaha nkabiri kangaha ubundi nyitabishije wajya ngo nawe ikiyoni mu rugo rukwirirwa vuga nta mwanga utanesha umutwe n'umwe Nagiye koza byombi. nk'ibi bisatsi
wabaye inyagarusotsi ubundi kuki utajya wiyogoshesha mabuja ariko ntabwo umwami umva rege nkumenyeshe ko akanya ngiye kukwirukana ngiye kukwirukana ko amafuti nawe umaze kugira mu rugo waje umwana mwiza nta bintu by'ibidego ugira mwana amafuti usigaye yarusha umurizo w'ingurube umva ku izina ry'Imana Kado umbabaje ungabanyize stress ntabwo bizongera mabuja ngo bari ntabwo ndi kuba icyo akora cyo niba wemera yuko uwo musatsi ndi buwogoshesha icupa uraguma ahangaha uzi ko wagira ngo uri umushumba usanga uragiye inka umva ndakwirukana oya mabuja ngo bari kuko ntabwo najya ngira stress za Nadia uri gukoroga mu bwonko ngo ngire izaba ngo ngire n'izuru rugo rwose maze kurambirwa wogoshe unyogoshe ariko umenye kindi imbere kigende gisubire mu kazi tuzaga ku bandi wawe kumba nakoroheye ubundi ntabwo ndi wowe wanyugushutse cyane n'ukundi uri mama nzawogosha wakimara icucu ntabyo muri urugo bitazantesha umutwe ako mana yanjye uru rugo ndaza kuruvamo kuko nta kintu kizima